koca wa pickleball mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Ubushize muri video ya nyuma nababwiye bimwe mu bimenyetso ushobora kwibonaho mu gihe ukina pickleball, ariko ndagira ngo nkubwire bimwe mu bimenyetso ushobora kubona ku mubiri wawe nimba hari umukino wa mbere ugabanya ibinure. Ibi mbabwira murabyumva, ibinure. Pickleball igabanya ibinure mu buryo bwose bushoboka. Mfite ubuhamya bw'abantu bakina pickleball mu kwezi akabataye ibiro 4. Uzagerageze guta ibiro 4 wumve, uzakora ikintu ushaka cyose ugerageze guta ibiro 4 wumve uburyo bijyanamo, biraryana mu buryo bwose bushoboka. Je narabigerageje kera. So bimwe mu bintu ubona ku mubiri wawe utangira guta ibiro. Ikindi utangira kuba physically fit, ntabwo ubunyeganyega kwa ugenda wemye, ugenda uhagaze. Ikindi utangira gusinzira neza. Ikindi gikomeye cyane, niba hari ibintu biba byarakubase nk'abantu tuvuge banywa inzoga, abantu bajya mu bindi bintu, ugasanga hari ahantu umara umwanya wawe cyane, which is okay, ariko ushaka guhindura. Iyo ukinnye pickleball ihita iba addicted, bya bintu wamaraga umwanya uhita ubivamo, utangiye kubimaramo akanya gake gashoboka. Ikindi kintu utangiye kubana neza n'abantu, utangira kuba chill. Iyo wagiraga amahane atangira kugabanyuka. Ibyo ni ibintu bihari scientifically, ni ibintu bihari mu buzima busanzwe, ni ibintu utari bujye gushakira muri Amerika cyangwa ushakira ahandi. Ni ibintu we wakwitangira wibonaho. So utangira gukora neza, utangira kumva mu mubiri umeze neza, utangira kumva mu mutwe umeze neza. Ikindi ni indwara zitangira kugenda, zimwe mu ndwara urwaye utangira kugenda sinzizi, ariko hari indwara zimwe na zimwe utangira kureka, utangira kumenya kwitaho, utangira kumenya gucungana n'ibintu byawe. Ntabwo upfa utangira kurya ibintu byose, ntabwo utangira kunywa ibintu byose, ntabwo utangira kurira igihe cyose. Oya, mu mibereho no mu myumvire completely urahinduka, kandi uhinduka nta muntu ubikubwiye. Nta muntu ukubwira ngo kora iki. Oya, wowe ujya kumva ukumva muri wowe ibintu biri kugenda bihinduka. Ni ibintu byanyobera, ariko iki cyose ni cya kintu mbabwira ngo ni hahandi kuri cya gice cy'ubwonko gifata decision making, kiba cyakoze, kiba kiri gufata ingredient cyangwa kiri gufata intungamubiri zacyo, then kigatangira gukora fresh, kigatangira gukora neza. So pickleball is the key. Ku bantu batanabizi, turi gukora club, turi hafi gukora federation ya pickleball ikamenyekana no mu Rwanda. Turi gushaka ubufasha bwo kubaka ibibuga ahantu henshi, kurya abantu benshi baccessinga pickleball itabahenze. Ikindi pickleball ni y'abantu bose. Pickleball ntabwo ari y'abantu bafite amafaranga gusa, bafite ubushobozi. Oya, nkuko nkunda kubivuga, tuzamakinga sure ko pickleball yubakwa, ikubakwa mu Rwanda hose, mu mashuri hose, no ku mirenge no mu ma office, ahubwo izajyamo. So nibyo turi guharanira, nkuko icyo ari igihangano cyacu twazanye mu Rwanda. So ni nayo mpamvu turi gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo iki gihangano kigere ku banyarwanda bose, kandi kibere buri wese ushaka kugikina. Murakoze.